Yesu ashimwe, nabasuhuje mwese aho muri mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro Umwami atanga abe muri mwebwe. Tumaze iminsi 40 turimo gusoma igitabo ubuzima bufite intego, ariko wowe utaragize amahirwe yo kubana natwe naguteguriye incamake y'iki gitabo mu minota itari myinshi. Ushobora kumva ibintu bitanu cyangwa intego 5 Imana yari ifite ijya kukurema. Nge nawe ntago Imana yapfuye kudushyiraho hano ku isi gusa, oya, ahubwo yari ifite intego yihariye kugira ngo ikureme, kugira ngo nanjye indeme. Intego ya mbere, twaremewe kunezeza Imana. Nge nawe twaremewe kunezeza Imana, cyangwa twaremwe gukora ibihesha Imana icyubahiro. Nagira nkubwire ngo ubereyeho gukora ibinezeza Imana, atari ibinezeza abantu cyangwa ibikunezeza ku giti cyawe. Niyo ntego Imana yari ifite ya mbere. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa 3 mu buryo bahinduyemo Bibiliya bwitwa Living Bible. Imana yabateye nk'ibiti bikomeye kandi byiza byo kuyihesha icyubahiro. Hanyuma iki nicyo cya mbere cyatumye Imana ikurema. Wumve ko ubereyeho kunezeza Imana, ubereyeho kunezeza Imana igihe cy'ubuzima cyawe cyose. Intego ya kabiri, reka nayo twirebe. Intego ya kabiri Imana yari ifite ikurema, waremewe kuba mu muryango w'Imana. Nge nawe twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Umuryango w'Imana ni uwuhe? Twabonye neza yuko iyo umuntu amajije kuvuka ubwa kabiri, cyangwa umuntu amajije kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ahinduka icyaremwe gishya. Rero Imana ihita imuhamagarira kuba mu muryango wayo. Rero muri uwo muryango wayo hari ibyo ugomba gukoramo. Mu muryango wayo ni itorero runaka ubarizwamo, ariko hari umuryango w'Imana mugari tutazi. Hari uwo tubona itorero runaka, ADPR, Protestant, Adventiste, ariko hari n'undi muryango w'Imana tudashobora kubonesha amaso, uri mu buryo bw'ibanga uzwi na Kristo wenyine. Rero Imana yaguhamagariye kuba muri uwo muryango. Uwinjiramo uhinduka umwana w'Imana igihe gusa umajije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, igihe umaje kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri mvuga ni igihe ubatizwa n'Imana mu buryo bw'Umwuka Wera, atari umubatizo w'amazi. Soma ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 5. Haravuga ngo nge ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Iri ni ijambo Yesu ubwe yivugiye. Hanyuma turasoma n'indi riri mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 5. Haravuga ngo Kristo yatugize umubiri umwe, duteranirijwe hamwe nk'ingingo. Ndagira nkubwire ko turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu twese tumeze nk'abavandimwe. Nta mpamvu n'imwe yo kubana mu makimbirane, ahubwo dukwiriye kubana mu mahoro nk'abana bavuka twese kuri umwe. Twese twabyawe n'Imana. Bivuze ngo twese turi abana b'Imana. Intego ya gatatu yatumye Imana ikurema, waremewe gusa na Kristo. Ndagira nkubwire ngo Imana ikurema yari ifite intego y'uko izagenda igutransforma cyangwa iguhindura. Mwibutse ko uru ari urugendo twabonye ko rusaba igihe cy'ubuzima bwanjye cyose. Rero twabonye ko Imana ikoresha imibabaro, Imana ikoresha ibishuko, Imana ikoresha abayizera abandi tubana, Imana ikoresha ibintu bitandukanye kugira ngo iguhindure. Kandi ngo buri kibazo cyose uciyemo cyangwa buri ahantu hose ugeze, kugira ngo Imana ibirimo kukwitegereza, ibirimo kukureba, ibirimo kureba uburyo urimo kwitwara muri uwo mwanya. Ikintu cyose kikoho mu buzima, Imana ibibonye amahirwe yo kugira ngo iguhindure cyangwa igutyaze urusheho gusa n'umwana wayo. Rero uru ni urugendo rw'ubuzima bwose, ngo no mu gihe tuzaba tuvuye muri isi, igihe tuzaba dupfuye, reka mbivuge gutyo, ntago ngo ibi bizahita bigerwaho, oya, ahubwo tubona ko ngo hazaba hasigaye akantu gatoya Imana izaduhindura mu buryo tuzahita dusa na Kristo cya gihe niyerekanwa. Ndagira nkubwire ngo guhindurwa tugasa na Kristo ni urugendo rurerure rw'ubuzima bwacu. Bivuze ngo nta muntu ushobora gukizwa avuge ngo ngeze ku kigero kitanyeganyezwa birarangiye, oya, ahubwo ngo uwambaye umwambaro w'urugamba atabaye intirate nk'ukuyemo atabarutse. Turacyari mu isi y'intambara, turacyari mu isi y'ibibazo, ariko ibyo bibazo ntibigutera ubwoba. Kristo yanesheje isi, kandi ibyo bibazo nubwo Satani abizana mu buryo bwo kukugusha, ariko Imana ibikoresha mu buryo bwo kuguhindura ugasa n'umwana wayo. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 7. Haravuga ngo mureke imizi yanyu ishorere muri Kristo, muvome muri we ibibatunga, mukomeze gukurira mu mwami, mukomerere muri we kandi mugire imbaraga nyinshi. Ahangaha nicyo arimo kutubwira ngo dukomerere muri we kandi tugire imbaraga nyinshi. Rero ngo tugomba gukora kugera ku kigero cya Kristo. Mwibuke rya jambo riri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 ngo mugire ya mitekerereze yari muri Kristo Yesu. Urwo ni urugendo duhora twitoza buri umunsi ubuzima bwacu bwose.
Reka turebe intego ya kane, iravuga ngo waremewe gukorera Imana. Muri wa muryango rero Imana yagushyizemo waremewe n'Imana kugira ngo ube muri uwo muryango. Ndagira ngo nkubutse ko twese twaremwe n'Imana kandi turemerwa Imana. Ntabwo dukwiriye gukomeza kubaho ku bwacu, ahubwo dukwiriye kubaho ku bw'Imana yaturemye. Niyo dutangiraho tuyibaza ngo ni iki cyatumye uturema. Rero igisubizo yagitangiye mu mukozi w'Imana witwa Rick Warren, hanyuma atwandikira kino gitabo. Imana imuha umugisha, kandi nawe nawe dusoma iki gitabo turusheho gufashwa nacyo. Rero twaremewe gukorera Imana. Twabonye ko uburyo bwiza bwo gukorera Imana ari ugukorera abandi. Mwibuke icyo Yesu yakoze ubwo yozaga abigishwa be ibirenge. Yarabwiye ngo umuntu utiyemeza gukorera abandi ntago bishoboka yuko yakorera Imana. Mbese ni nk'aba yarababwiye ngo, cyangwa niko yanababwiye ngo naje gukorera abandi, ntago naje kugira ngo abandi bankorere. Mbese Yesu ubwe yitaga umugaragu. Mubwire ngo njye nawe dukwiriye kugira umutima wa kigaragu kugira ngo turusheho kunezeza Nyagasani Imana. Rero tubona nuko gukorera Imana atari ibikorwa dukorera mu rusengero gusa, ahubwo n'ibikorwa bindi dukorera hanze, ariko dufite umutima wo kunezeza Imana bihinduka ibikorwa byo kuramya. Twe turi abagaragu b'Imana gusa, buri wese muri twe akora umurimo Imana yamuhaye gukora. Njye nateye imbuto, Apolo arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Iyo ni ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Njye nawe rero twaremewe gukorera Imana, ntabwo twaremewe kwikorera kwirebaho, oya, ahubwo twaremewe gukorera Imana. Uburyo bwiza bwo gukorera Imana ni ugukorera abandi. Reka turebe intego ya nyuma ariyo ya 5, ivuga ngo waremewe umuhamagaro. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 11 umurongo wa 30, havuga ngo imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Kubwire ngo njye nawe Kristo nta kindi yaturemeye usibye ko yatuhaye umurimo runaka wo gukora kugira ngo dusohoze umuhamagaro. Uwo muhamagaro ni uwuhe? Yadutumye mu isi yose kugira ngo tugende tuvugeyo ubutumwa bwiza, kugira ngo tugende twereyo imbuto kandi zihoraho. Ubutumwa bwiza buvugwa mu buryo bwinshi. Nshobora kuvuga mpagaze ku gatuti, nshobora kuvuga hifashishijwe imbuto nera buri munsi, bigatuma abantu bagana kuri Kristo. Ntago ari mu magambo gusa, ahubwo bigomba kuza no mu bikorwa. Rero umuhamagaro wawe ushyire mu bikorwa, kuko twabonye ko uno murimo w'ivugabutumwa ari umurimo uzarangirira hano ku isi. Ntago tuzongera kubwira abantu Imana nitugera mu mugambi bwayo, kuko tuzaba turimo kwirebera Imana ukwiriye rwose. Rero nakubwira ngo mwene data utaragize amahirwe yo kudukurikira muri uyu mwanya w'iminsi 40, iyi yari incamake y'iki gitabo. Intego ya nyuma dusoreje iravuga ngo njye nawe twaremewe umuhamagaro. Imana iguha umugisha, ufate umwanya wumve ino nyigisho, wongere uyisubiremo, kandi ndakwizeza neza yuko hari icyo Imana iri bwongere ikakongeraho ntavuze ahangaha. Imana iguha umugisha ku mwanya kandi dufite. Reka duhagarikire ahangaha, ariko ukomeze ukore ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe, kandi ukomeze ubereho gusohoza intego Imana yakuremeye. Icyo nasoza nkubwira nuko izindi ntego ushobora kugira ibyo wazageraho biri hasi cyane y'ibyo Imana yakuremeye. Kubwire ngo Imana niyo yakuremye kubw'intego zayo. Nubyitegereza neza uzasanga iyo umubumbyi abumbye ikibumbano ari we ukigenera icyo kizakoreshwa. Rero natwe twabumbye n'Imana, turi mu biganza byayo, yatugenza uko ishaka. Rero ntabwo dufite kwigenga ngo twiyobore, ngo twumve tudashaka kubana n'Imana, oya, ahubwo tugomba kubaza Imana ngo ni iki cyatumye uturema. Rero ikibazo twibazaga tubonye igisubizo. Imana ikomeze iguha umugisha, ukomeze ubane nayo, kandi ukomeze uyikiranukire. Reka dusenge Imana. Urakoze Yesu kubwo kubana natwe muri iyi nyigisho. Cyoro cyose nikikugarukire, uduhishuriye icyatumye uturema. Rero ufashe abantu bawe, nanjye umfashe gutangira gusohoza ibi tukabishyira mu bikorwa. Tubona ku ntego ya nyuma kwa turemeye umuhamagaro, ariko turimo gusoma twabonye uwitwa Dawidi ngo yakoze ibyo washatse mu gihe cye. Rero natwe utubashe gukora ibyo ushaka mu gihe cyacu, kugira ngo buzabe ubuhamya bw'umunsi wacu wa nyuma, ubwo bazaba barimo kudushyingura, kuko nibwo buhamya abantu batanze, nta nubwo Dawidi wabutanze. Ubane natwe, udushyigikire, kandi udufashe mu izina rya Yesu Kristo, amen.